batari benshi hari mwiza kurushaho nubwo indabari nyinshi amabara yaratandukanye uvuga ijambo nkumva n'indirimbo idasanzwe hari aho ujya unkora nkumva meze neza wa utume mbyina left to the light nkoraho unyumve ngume just like that oya sindi. Intego nyamukuru ya The Men ni kuguma kugira uruhare mu kuzamura umuziki cyangwa se kuguma guteza imbere umuziki kugeza ku rwego umuziki wacu ugomba kuba umuziki ubasha guhangana ku isoko mpuzamahanga. Dutangiye tubashimira nk'abanyamakuru mukomeza kugira uruhare mu iterambere ry'umuziki wacu kuko muri umwe mu nkingi za mwamba mwakomeje kuba hafi y'umuziki, muzakomeza kuba hafi nk'uko mwitabira ikiganiro cyacu cyangwa se inama nyunguranabitekerezo n'abanyamakuru. Turabashimiye muri rusange. Mu gutangira ikiganiro cyacu twatangira tubagaragariza bamwe mu bagize The Men Company. Twatangira tubagaragariza Upenda Ramadan. Turakomeza tubagaragariza bamwe mu bajyanama bakuru ba The Men harimo Sanzamahoro Dennis, hakabamo Mugunga Ari Hussein. Nk'uko twabikomojeho n'uyu ni umuvandimwe Dani, akaba nawe ari imwe mu ikipe igize The Men. The Men nk'uko twabikomojeho akaba ari company ariko yibanda cyane mu bikorwa bya muzika, ikaba hari abahanzi yari isanzwe ikorana nabo. By'umwihariko twabamurikira umuhanzi Marina, umuhanzi usanzwe akorana na The Men. Hakaba n'umuhanzi Safi Madiba, Safi Niyibikora, nawe ni umuhanzi nyarwanda urambegereye uruhando rwa muzika. Turabashimiye cyane. Ni ukubagaragariza umuhanzi mushya The Men itangiye gukorana nawe. Nkaba naha ijambo umuyobozi mukuru wa The Men kugira ngo arusheho gusobanura byinshi byimbitse kuri The Men ndetse n'umuhanzi mushya winjiye muri The Men Company cyangwa se The Men Label. Nta byinshi ndibuvuge byinshi umuvugizi wa The Men yabivuze. Nk'uko yabivuze intumbero yacu guteza umuziki nyarwanda imbere ku buryo twifuza ko ari umuziki ushobora kujya ku isoko ugahangana n'imiziki ku rwego mpuzamahanga. The Men yatangiye itangaje n'umuhanzi Marina nk'uko yabivuze, nawe akaba ari hano ibumoso bwanjye. Nyuma ya Marina rero hakaba hari ibindi biganiro byabayeho. Umuhanzi Safi Madiba akaba nawe yaje gutanga bakorana nawe. Ntabwo ndi uburyo bwinshi rero mu bintu guteza umuziki n'iki intumbero nyamukuru byari hano kugira ngo twakurikire The Men nawe ko ikora umuziki ishaka guteza umuziki nyarwanda imbere no kubakurikira abahanzi bikorana nabo. Marina yari umuhanzi usanzwe muri The Men, amaze n'igihe kiri hagati y'amezi 4 n'amezi 3, ariko ntabwo twari bizi tunamukunda mu mugaragaro. So ni byiza cyane kuba twabona uyu mwanya, niwe nagaheraho kugira ngo nongera kumwereka ishyashya umuhanzi wa The Men wa Marina Debora. Uyu uri iburyo rero nawe yitwa Niyibikora Safi, akaba ari umuhanzi kugeza izi saha bigiye kuba official ko akorana na The Men. Muri make nicyo cyatuzanye hano, nicyo kitwicaje hano. Hari ibibazo, hari ibyo mukeneye kumenya birenze kuri ibyo mwatubaza nta kibazo. Murakoze. Murakoze cyane. Dushimiye umuyobozi mukuru wa The Men Upenda Ramadan Badama.
turamushimiye cyane umwe mu bajyanama bakuru ba The Men, Denis Marina Deborah, akaba nawe yagira icyo atubwira nk'umuhanzi muri The Men, hanyuma turakomeza ibikorwa bindi bikurikiyeho. murakoze twabana nyine kuko mubizi icyambere nabwira nagushimira abanyamakuru baje gufata ubuzima bwa buri munsi guteza umuziki wacu imbere no kubashimira turi muradukorera cyane kubera yuko mudahari akenshi ntabwo indirimbo zacu abanyarwanda babasha kuzumva neza. Ikindi ndabashimira kuba mwaje kwifatanya natwe aha ngaha. Ikindi ni uko dukomeza dufatanya aha ngaha ibintu byose dukurikiraho nk'umuhanzi wa The Men turaza kubivuga turacyari aha ngaha. Icyangombwa ni uko gusa nashaka kubashimira abantu baje aha ngaha mu tuganiro zose yanyu. I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal, don't you think so? Sinakwemerera ibyo ntabona Sagerageza nk'uhibyo mfite. Twakira ikibazo kimwe kimwe gisubizwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete birushaho kugenda neza cyane. ibikubiye mu masezerano okay, mu nshamake y'amasezerano n'amasezerano y'imyaka 3 ikintu kirimo twavuga cy'ingenzi kandi gikeneye kuzagerwaho no kubahirizwa imikoranire yanjye na Safi iri mu makuru n'imikoranire ya The Men n'umuhanzi Safi Madiba n'intumbero ifite n'icyo tuteganya kugeraho. We muri The Men ntabwo tutonesha, muri The Men hakora ubushobozi w'umuhanzi n'ubwa The Men nyirize gusinyisha umuhanzi igomba gukora n'imigambi ntabwo ifite uvuga ngo The Men igira 50% n'abanzi barimo bakajya 50% yo kwemeza ko ibintu bashobora kuza muri level. Ikibazo rumajije amategeko mwese murabizi ntabwo basinya amasezerano aranga atarashira. Amasezerano n'uvuga yari kuzavuga ngo yari kuzaba yifite muri Urban Boys yari amasezerano na Super Level n'amasezerano na Special, ariko ayo ngayo amaze imyaka 2 yarashize. Ikindi navuga muri Urban Boys twakora nka company umwe wari umufuka wanjye kuko twafite amashares 50-50 turi batatu. Umufuka wanjye wari nadi kugira ngo amashares yanjye kuri ujyanye n'ibyo bangomba nta kintu kinabana bweze ngomba kuko mbere yuko mfata umwanzuro n'abandi gukina ibibazo byose ndetse abandi mu matike n'abandi nta kintu bangomba nta kintu bagomba. Yawukora of course ariko ni ibintu bigoye kubera ko ufite management ikurikirana ibikorwa byawe neza, ariko numva ku giti cyawe uri wenyine ni ibintu bigoye kugira ngo ubashe kugera ahantu hose ama connection ya urumva umutwe umwe ntabwo wigira inama. Ubu tugana ibikorwa byawe Teta bizanye bifata amahanga na The Men. I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal.